ndagira ngo nkwibutse ko iwacu ari hehe, niho dutegereje umukiza wacu ko aza, kandi wabyemera wabyanga azaza, kandi ibihe bizagukurura. Wagumye wanika imyumbati epfiriye, ibihe nabyo bizagukururira ahangaha bikujyana mu byo bita ubusaza. Ibyo se wabihindura bite? Iwacu ni mu ijuru, ugomba kubitekereza. Ujya mu mujyi uri muri Yutong cyangwa wateze akamoto cyangwa uri n'imodoka yawe, iwacu ni mu ijuru. Dusome igitabo cya Samweli wa mbere cyangwa se Samweli wa mbere nk'uko bavuga, igice cya 17. Samweli wa mbere 17, turasoma duhereye ku murongo wa 53, turasoma n'uwa 54, hanyuma tuganireho gatoya bijyanye n'igihe dufite. Haravuga ngo Abisiraheli bahera ko barekeraho kwirukana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo. Maze Dawidi yenda igihanga cy'Umufilisitiya akijyana i Yerusalemu, ariko intwaro ze azibika mu ihema rye. Amen. Murekera aho ngaho. Haleluya. Dusuhuzanye. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nitwa Pastor Kariste Rubazinda, nurutse ku itorero rya Murambi. Niho nsengera, niho mbarizwa. Abo mu rugo bambwiye ngo mbasuhuze, mfite umudamu n'abana, ibyo birahagije. Hanyuma rero nanezerewe nanjye naje hano. Kera nigeze kuhaza, kera hashize igihe ntaraba n'umupasitori, ariko naje. Iyo umuntu ari harara ku muhanda ntashobora kumenya amakuru y'ibintu bibiri ahangaha. Umenya amakuru yabyo ari ukugeze hara mu muryango. Ko namanutse ndavuga se ko nta muntu mbona ucaracara, ubu se ntibaraza haracyanaje kare. Noneho mbona umuntu hara ku muryango ahagaze ku rugi, mbonye arufasheho ndavuga nti niyo bagikingura we. Ndakomeza ndamanuka, ngeze hariya ndebye mu hano mu rusengero, mbona muri abantu biteguye kuvugana n'Imana. Haleluya. Imana ifite ibintu byiza idutegurira uko bukeye n'uko bwishe. Kandi aya masengesho mwayise ngo ni ijoro ry'impinduka. Turamutse dukijijwe Imana ntigire ibintu ihindura, twasubira iyo twabaga. Kubera ko iyo mukimara guhura ihita igira ibyo ihindura. Umubyemere buri muntu wese uri hano wakijijwe neza, apana waje yumva indirimbo, ariko umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza akinjiramo imbere. Kuko gukizwa nabi nabyo bisa nko kurangura nabi. Uko nubwo wajya mu Bushinwa ukarangura nabi uracuruza ugahomba. Iyo ukijijwe nabi n'ubundi bikubera bibi. Turyoherwa aho utaryoherwa, twishima aho utishima, turizwa n'ibitakuriza, n'ubundi nta kintu bikumarira. Icyakora kuba muri ibi bintu bituma umutima w'umuntu ugenda gakeya, ntagire stress mu rugo. Iyo ufite na family ubasha kuyijera, kubera ko wavuye seje mu wumvise ibintu azahatujya imbere bigatuma ugenda. Ariko ibyo ntibisobanura gukizwa. Gukizwa nta handi hantu. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibyo bintu bitarahura nabyo ntabwo ushobora kunezezwa n'ibitunezeza. Twagize umugisha rero wo gukizwa, nihereyeho, kandi dukizwa neza. Dukijijwe Imana ihindura amateka. Buriya mwarimo muvuga ibintu Imana ijya imbere, Uwiteka atari butugiye imbere, kandi mujye mubyoroshya. Hari abantu babivuga ukagira ngo bafite ibindi bintu barwanye nabyo. Imana ikora mu buryo bw'umwuka.
ikubita hasi ibyishyira hejuru kurwanya Imana ikabifata mpiri tutareba ni ibintu biba tutareba. Nta n'uruhare ntukirirwe ubikomeza ngo ubigagaze ngo ikubita ngo umere nk'aho mwafatanyije. Jya woroshya ubuzima uvuga uti ubw'Umwami Yesu ankunda ndamo, utabigagaje ngo ikubita hasi ngo umere nk'aho mwafatanyije. Ekada ibikemura udahari ukabona biri ku murongo kuko ntawo igisha inama y'ibikora. Warasifiwe. Umuntu yashatse umugore, ndaramushatse, akabyara agira ngo niko bigenda, kandi ntushobora kumenya ngo tuzabyara tuzagira gute ngo mubitegure. Ni ibintu bibamo, aribyo bita mu zindi ndimi ngo ni phenomene, ni ibintu bibamo akantu k'agatekinike k'Imana. Noneho umuntu waje hano n'ikigoma akikiye aravuga ngo byari bikomeye, niko bashima muzakuri pastor. Umuntu wese uzaha umwanya wabyaye ahita avuga ngo ndashima Imana byari bikomeye. Nigeze ahantu ayoboye mu mwana yazanye na nyina yazanye n'umwana we w'umukobwa, nawe bamuhaye nawe aravuga ati byari bikomeye. Ariko ibyo bintu bavuga ngo byari bikomeye, nubwo babivuga kuriya, ni akantu kabamo gusa gakomoka mu itangiriro kitwa umubabaro. Ariko ibindi bijyanye no kubona umwana ari mu biganza bikomoka ku Uwiteka gusa. Nk'uko umukobwa uri hano atazi niba azashingirwa i Rwamagana, niko n'ibindi bimera. Ari hano ariko 2025 azaba ari umugore i Rwamagana, aririmba no muri korari yaho. Ubu ari hano ntabyo azi, ari muri turimo turubaka urusengero, Imana nidufasha tuzarutaha, ntabyo azi. Niko n'imirimo y'Imana imera. Imana iduha agakiza yarangiza ikadukorera ibintu, kandi ndashima Imana ko ntabwo tugomba kwibagirwa ibintu Imana yakoze. Nagize umugisha murimo muravuga ijuru, hari utuntu nari nzi ko ndibabwire dutatu, natwihoreye numvise mwebwe muri tayari, kuko Satani akunda kutwibagiza ko iwacu ari mu ijuru, tugahora dukurubana n'ibintu. Ejo nzajya kurangura, nimva nzajya kugira, ejo nzanika imyumbati niyuma nzajya gushesha, ugahora ukururana n'ibintu. Ndagira ngo nkwibutse ko iwacu ari hehe, niho dutegereje umukiza wacu ko azaba, kandi wabyemera wabyanga azaza, kandi ibihe bizagukurura. Wagumye wanika imyumbati firiye, ibihe nabyo bizagukururira ahangaha bikujyana mu byo bita ubusaza. Ibyo se wabihindura biki? Iwacu ni mu ijuru, ugomba kubitekereza. Ujya mu mujyi uri muri Yutong cyangwa wateza akamoto cyangwa uri n'imodoka yawe, iwacu ni mu ijuru uko byagenda kose. Ijoro ry'impinduka, hari ibintu Imana ihindura, kandi bihindura mu buryo bw'ubumana bwayo. Ariko uzi ko Imana ihindura ikatwinjirira no mu gisekuruza, ikatwinjirira naho tuvuka. Uzi ko hari ibintu byo mu buryo bwaho tuvuka utagera na hano ku ruhimbi. Uzi ko hari ibintu udashobora kuririmba na ziriya ndirimbo wowe wa mudamu we hano by'ahantu uvuka simpazi, ariko ahantu wavutse ufite indasago zo mu bitugu n'izo munsi y'amabere n'izahe, ufite ibintu byose bya bindi uzi. Ababizi barahari, ndabizi muri abanyamugi. Ibyo bintu ni ibintu bitatuma ufata mikoro ngo uze hano ngo tubwire ngo ni mu mpere cyuma Imana cyubaye utese naho hantu uva. Ariko Imana iyo muhuye, oh haleluya, Imana ihindura amateka, irahindura. Wabyanga wabyemera kumwe. Muzi ko ngo Imana ihindura amateka, ngo yatanze inzu, ngo igahindura amateka, ngo yatanze ibi nibyo impamvu. Reka munababwire nanaberurire, reka nseke mberuriye. Abantu bazi ko ngo nitugera mu ijuru ngo tuzarya ibibyibushye. Reka da kureba umwana w'Imana uzahita uhaga. Ariko niba ari kureka gushyiramo ibibyibushye kandi duhora dushaka ibiryo, babishyizemo ngo tuzabagirwa, nuko tuzabagirwa, nukubera ko dukunda ibiryo bagomba kubishyiramo. Ariko ubu nitugera mu ijuru tuzamureba, ibintu byose birangire, kureba umwana w'Imana birimo byose.
mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, hari abantu bari ahangaha bagize ibibazo ubukode burabatindana, yashaka kwiremya umutima akavuga ati mu rugo rwa data harimo amazu menshi, nimumbabarire cyane. Tuzaba dukeneye se amazu ya rubanza ki, kandi tuzaba dufite umubiri winjira udakomanze nk'umwe Yesu yari afite azutse. None se winjira udakomanze waba ukeneye inzu y'iki yo kubaho? Tuzahora mu bintu by'umuziki no kuririmba. Urabona ibizima, nibutse ibizima mwagacwa, ni mu mpera Imana icyubahiro. Kuva Imana yabaho ibizima n'abakuru biba mu ijambo rimwe rivuga ngo urera. Kuva mbese ngo bigira gutya byazamuka bigasanga yongeye yabaye nziza bigasubira ngo irera. Bigira gutya ngo bikayireba bati we idinzi bigasubirayo, bihora gutyo wagira ngo bishometse ku mashanyarazi. Nidushikaye rero tuzafatanya nabyo kuvuga ngo irera. Urumva icyo gitaramo tuzaba tukirimo gihuriye na za quartier Mateusi na za Nyarutarama na hehe. Imana ibampera agakiza karema ibyishimo byo kuzabana n'Imana. Abantu barasenga, nge narasenze mu amasengesho ashobotse n'adashobotse, ariko nkabikora ntazi ibyo ari byo. Ariko wavuga uti tugende tukagenda, uti turare nkarara, mu mwobo tukicomekamo, mu mazi turimo, mu bihuru ngaho. Ariko impamvu ngewe byangiriye umumaro nta kandi kantu kari kabyihishe inyuma. Tugira abantu basenga ari akantu kabyihishe inyuma ngo nasubizwa seje mu bazambona, reka njyeyo izantabare babireba bazambona. Naho nge najyagayo nta kabyihishe inyuma. Ujya wizira hano nta kabyihishe inyuma. Niho Imana izagutabara, kandi nigutabara si ukugira ngo yereke abantu, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yigaragaze. Nta kindi, nta kindi, ntabwo ari ukugira ngo wereke abantu hoya. Iyo ugiye mu bantu bambaye neza barimbye, nawe wagerageje warimbye, ariko ukagwa mu bantu itsinda ry'abantu barimbye bakurenze, oya ntibaba bakurenzeho, nabo baba bagerageje nkuko bagerageje. Ugerayo wareba mu karuna utahore ukiherera utese ibintu noneho ibintu nazanye ni ibiki, kuko ubu umeze nk'umuntu washyitse ahantu nta kintu. Imana irimo irakora imirimo yayo, nicyo ibishaka, kugira ngo twese twirebe nk'abo yahaye kubaho. Ubu ni kubaho, ibi bintu mubona duhumeka bugacya tugahumeka, twamaze umwaka murabizi dufunitse murafunukura, ariko ubundi byabaga bifunitse bityo, ubu musigaye munyuzamo mugafunukura. Kandi kubera ko kubaho biva mu ijambo, n'ubundi ijambo bari batubwiye ko numanura uri bupfe, waramanura gukumva ibintu byokera utazi ibyo kongera ugasubiza haruguru, kuko bari baratubwiye ijambo ko nitumanura no gupfa dushobora. Yesu rero niwe watubwiye ijambo, aratubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira gute ndabaruhura. Nimumwakira abaruhure. Niwe ufite ijambo rivuga ngo erega ibyo nibwira kukugirira ni byiza si bibi, kugira ngo nkuremo umutima w'ibyo uzabona hanyuma hirya. Ahindura amateka, ijoro ry'impinduka, ahindura amateka. Muri 1995 nari umunyonzi, mfite igare nkorera Centre Sonatube Kagarama Rwandex 50 francs, ashyiraho umuntu nkanyonga. Baza no kuri Nyambura bararitwara, natwaye umuntu arambwira ati ngiye kuzana umwana hari kuri ranzu urahabona neye. Ngo rero ngewe kubera gukizwa neza nabaga nzi ko abantu bose bavugisha ukuri, ati urabona kuri kira gipangu niho ngiye kuzana umwana ndahita nguha 200 na verisaga 300. Ndavuga ntubwo ndaba mbonye verisoma nayo nyura ntakira. Aranyonga cya gipangu arakirenga, ndareba igare barabifite
subira kureba Ferida ariko niwe wari warimpaye Ferida njyagare menya bari twaye twararirimbanaga arambwira ati ndakubabariye. Ntabwo ushobora kumenya ko Imana ihindura atari wowe yabanje guhindura. Ejo bundi nakurikiranye abantu bavuga b'abanyabwenge, tugira abanyabwenge bacukumbura utuntu ngo n'utundi, bakavuga ngo iyi Bibiliya ni y'abakoroni. Ati biriya ni ibintu abakoroni banditse babizana hano mu Rwanda bakoroniza abantu. Ati ni ibiki se ko ari ibintu by'abakoroni? Ni ariko Bibiliya ko ari y'abakoroni koko? Jye nanywaga itabi, ijoro nakijijwemo numvise indirimbo ya Hoziyana iri kuri nimero yabo ya 4, niyo nitabisha muri telefone. Iravuga ngo abagukunda twese twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa duse nawe. Abagore bagahita bavuga ngo abagukunda twese nitwumva ijwi ry'impanda yawe banyuranyemo amajwi muzagakurikire tuzahindurwa duse nawe. Numva ibintu binkubitiye hano mu birenge bizamutse mu kwaha, icyuya kiraje. Ariko ibi bintu si nibiharira nari mfite igipande cy'itabi narikanze ndica umutwe nkuraho igishira ndaribika. Rinuka rite iyo uriyo menya ko rinuka? Ushyira mu bantu nawe ukagenda ukagira ngo ufite ibintu. Noneho ko twari kumwe n'abarokore, noneho n'abana aba bahungu ibi bintu byabo bishobora kuzamfata, reka njye kwinywera cya gipande cyanjye njya hanze munsi y'inzu nkariye ngishyiraho ndagenda ndakurura kotse nkacisha hano gutya kugira ngo, ariko nta yindi shuwa nari mfite nari kumara kukanywa nkasubira kubareba kuko nahane nari kujya hari nijoro. Noneho mama aza hanze ngo yewe muntu hari nka sayine ni jewe ngo ariko rubazinda mwana wanjye uzagereza he? Urasiga abandi, we yari umuntu akorewa cyane, urasiga abandi bumva ijambo indirimbo z'Imana ukajya mu matabi, uzagereza hehe wakijijwe? Iryo jambo ryabaye nk'uko umuntu yazana itindo wicaye agakubita. Peta numva ndi mu makosa nakumara mbabarira rwose naraguhemukiye, iryatabi ndarinywa ndarirangiza. Hari abantu bakunda gushyira abantu iterabwo, muze mupfukame, muze. Jye sinapfukame, navuye munsi y'inguna aho ngaho aho nari nagiye kunywera itabi, ngenda nsubira muri baba sinagira icyo mbabwira, ariko ngenda nabaye nk'ibisusa. Bati Imana naraguhemukiye mbabarira, nge ndakomeje rwose nkajya nshaka kurira nta n'umuntu mvugishije. Nuko nakijijwe irahindura. Niba utazi ikintu muri wowe, abantu bitiranya agakiza no kubatizwa. Buriya umuntu ajya mu mazi yumutse akava amatosa ariko ari umupagani, bakamuhanagura abana amuherekeje bajya no kumukira mu mazi. Pasiteri hakaba hari umufotogarafe akagira gutya akagenda nibyo yarangiza akabipostinga. Kariya siko gakiza. Agakiza si ukumenya kuvuga neza, agakiza si ukuvukira mu muryango w'imfura uzi gushyira mu gaciro. Reka ibyo si agakiza. Agakiza kinjira mu mutima kakawuhindura. Ni metenohi, ni ukuba wajyaga aha ukareba aha ngaha, nicyo agakiza kamaze, warahindutse. Ijoro ry'impinduka. Dawidi ni umugabo muzi uvugwa n'abantu bose bazi no kumuvuga neza bakamusobanura. Ariko aba bagabo ba mu miryango ye bari bamaze iminsi 40 mu ntambara idasobanutse. Reka mbabwire impamvu itarisobanutse. Nuko uwari wayishoje ari we Goliyati, nta muntu yarasaga, ntawe yateraga ibuye, ahubwo yaravugaga. Niba muri mwebwe hari umuntu waza tugahangana akanesha, tuzabakorera. Nimunesha namwe muzabagaragu banyu, kandi Imana yanyu ndayisuzuguye. Nubwo mwirwa muduteraho icyokere ngo irakora, nta kintu ivuze, akisubirira hirya iwabo mu ngabo zabo. Niryo jambo yarivugaga rimwe ku munsi, ngo baryumva bareba indeshyo ye, buri muntu wese agakurura ibirenge yijyana mu ndaki. Na Sawuli umukuru w'igihugu yarahari, umwami, bakaceceka. Ufite ibintu byagusomeye bimeze nka Goliyati, ufite ibintu ureba bimeze nka Goliyati,
ariko hari itangazo ngiye kuguha. Goliyati aravuga ntatera, aravuga ariko ntakubita, nta magambo ni indeshyo, ariko nta cumu yatera, ni ibintu bigukanga gusa, ni ifu y'imyumbati yabuze, nubwo itari igikondo na santere irahari, ni ibintu biri aho ngaho gusa. N'abantu utarabona nuko igihe cyo gusama kitaraza. Uwo ni Goliyati urimo kujijisha ngo aguhoze mu maganya, ariko nta rwana, ntatera, ntiyica, yishe ndetse. Goliyati yishe nde ko mwese muri amwasomye Bibiliya? Ntawe. Ariko ni muremure, iyo ugisohoka mu nzu uhita umubona. Ku muntu wagucumbikiye ukunda kugucyurira mu gitondo iyo ukinguye niwe uhita ubona. Uwo ni Goliyati uri aho, ariko ntacyo azagutwara, uzajya gupanga n'ahandi mu gihe yawe itarasa. Kandi nitanaza ntuzarenganye Imana. Nabonye ariko isi imeze, tuzagenda twese tutazigira. Iyo ntambara yabaye y'imisi 40 yari ikubiyemo amagambo yo gutukana, kandi muri Isirayeli ntago bari bashoboye. Nawe ntushoboye biriya bintu bagucyurira, wowe ni wabivuga kuko uri umuririmbyi muri Gosheni, ntago wamusubiza, aritotomba gusa, ariko ni wavuga. Nuvuga barahita bijyana kuri YouTube, yabwa butumwa bupfe, ni kimya kandi ni munini. Ariko ngo itangazo icyatumye Imana imugira munini akaba na muremure, nukugira ngo kumurwanya kwawe bisorohe. Ntabwo bize, ariko nukugira ngo umunsi wamurwanyije bizakorohere, kuko uzakoresha iki? Ibuye. Uzakoresha ibuye, kandi ibuye ryo mu muhumetso rikunda guta gahunda rikagenda nabi. Ariko ntiryata gahunda kubera ko Goliyati ni munini. Ni munini, aho rijya hose riragaruka, rimusekure. Bwana asifiwe. Ijoro ry'impinduka Imana irahindura. Nababwiye ko nabaye umunyonzi, ariko ako kazi kaje kugeraho Imana intera itekano irongere impaga promotion, impindurira akazi. Hari umudamu wampaye ikiraka cyo guhiga, cyo gukura urwiri. Yari afite ahantu mu Gatenga hari urwiri, arambwira ati ndashaka kurukura. Ati nkarukurira hasi ntiruzongere kumera. Ndabizi uzi guhinga cyane. Atuzinduke kare, isuka ndayifite n'indazi. Ikiraka twararirimbanaga yitwaga Jani. Kandi ugomba gukura urwiri neza nk'umukristo utarucikiriza, kugira ngo uhingane uri umukristo urwiri ruzongere rumere. Ntago wowe weze imbuto, ugomba kurujyana ukarugeza hasi, ukagira amayogi 3 cyangwa 4, ariko ugakura urwiri neza. Ariko karisite narageragezaga, icyo kiraka nagikoze neza. Ibi bintu ntabibabwiye mukabona na paritsi imodoka nkatsa nkagenda, mwagira ngo navukanye imbuto. Ariko Imana ihindura ibintu, irabihindura. Wabyanga wabyemera, irabihindura. Nubwo utaragerwaho, ariko uri ku rutonde. Kandi aho muzahurira n'uhazi. Nanjye nabaye muri ibyo, ndashaka mara imyaka 17 mfite umugore nkodesha, nimukira mu mazu ntazi umubare, nimuka. Umugore agera arumva ambwira ati ntabwo wita kukuva mu bukode wowe, kutabyitaho. Nimbyitaho mama, ubyitaho gute? Ngiye gusenga Oh haleluya. Ibi ndabibabwirira kubakomeza. Ni Imana ihindura ibintu, igahindura ubuzima, igahindura ubugingo bukaba bushya, ariko n'imibereho nayo ikaba mishya. Kandi niyo itarahinduka iguha umutima wo kwihangana ugategereza. Mwese nakodesheje imyaka ushyizemo n'iy'ubusore 19, wowe nturamara 5, ariko wicara witotomba Imana yanyimye amazu. Banza ugire 19, ariko uravuga ayo magambo. Wahuye n'umuntu nabyaye umwana arinda arangiza segonderi tugikodesha w'imfura, none wowe umaze 3, umaze ingahe? Usigaye ureba abantu ukimyoza ngo kuko baba mu mazu yabo baramaze. Ibya Yesu ni ku murongo. Ni ku murayi, ni bamugane wa muhungu. Ntago wamenye igihe bizazira, ariko bizaza. Kandi ntugashake kubikomeza ngo bigagaze ngo bimeze cyangwa reka data ngo narasenze ngo nagiye waramaze. Ntabwo wasenga ngo urushe hana.
ntabwo wasenga ngo urushe Ana, apana Hana. Ana umupfakazi wamaranye n'umugabo we imyaka ingahe, umugabo agapfa akamara 80 ari umupfakazi aba mu rusengero, niwe wahanuye Yesu aranamureba n'amaso. Ubwo se wowe wahuye n'ibihe ahubwo kuri muri vugisha? Yitwa Ana. Ana ntabwo ari Hana. Ana. Umunsi umwe umugabo yampaye ikibanza, arambwira ati nguhaye ikibanza, barimo barakata ibibanza bya TTP, nakwandikishije mu muryango wacu. Noneho nari perezida wa korali iriya bita Elayo yitwaga iya mbere icyo gihe. Nakwandikishije perezida, uzampa 10,000. Nakoraga muri Bralirwa, ndabyemera. Ariko nigiye imbere numva ijwi rirambwiye, ariko wowe uvukana na Jean Marie, ubu uzajya uvuga kuri mukuru wa Jean Marie, uri muri umunawe, ubwo ugiye gukora ibyaha. Subira yambwira Jean Marie ntijyana ikibanza cyawe, yewe simvukana nawe. Pastor Gasana Gerard yaratashye, arampamagara, yari responsable wa Karambo, arambwira ati nagushyiriye ikibanza hirya y'urusengero, ujye ku murenge wiyandikishe uze nkwereka ikibanza cyawe. Nijewe responsable, nijye ubikata. Ndamubwira none siko bavuze ngo babiha abantu bavuye hanze badafite aho kuba, byose birakureba. Navuze kuri uwo mu Kirundo, byose birakureba. Nta telefone zabagaho, ndavuga niwongera kumbona wanjyanye mu Kirundo, niwongera kumbona uzangaye. No ku rusengero nabona tugiye guhura nkamukwepa, ibibanza biragenda. Iyo umaze igihe rero ufite ikigeragezo, aho batangiye kujya bambwira ngo duhe inzu yacu, nibwo nibutse ko nanze ibibanza. Naho Satani atera akakubwira ngo uribuka cyagiye wariyobagije, cyagiye agashaka gusuzugura gukiranuka kwawe. Ariko ntagasuzugure gukiranuka kwawe. Biriya bintu wigomwe ko ari byinshi, kubera iki Satani ashaka gusuzugura gukiranuka kwawe? Humura, komeza, igihe cy'Imana kizagera, impinduka izaba. Dawidi ngo yarinjiye, yinjirana amavuta yashyiriye bakuru be, yinjirana n'ifu y'ingezi ise yamuhaye. Ngo yinjiye ku rugamba, yumva ijwi ry'umuntu utuka Imana, ngo arimo aravuga ya magambo nababwiye kare. Ngo Dawidi ajya kubaza bakuru ati ariko se uriye mugabo utuka Imana bimeze bite di? Ngo abaza ba Eliyabu n'abandi ati giye mumbwire, umuntu uzamwica ubundi azahembwa iki? Uwitwa Aminadabu mukuru we ngo aramubwira ati ndakuza ubwibone bwawe, subira mu dutama twaso, zana ibyo wazanye nk'ingemu uhita utaha. Bamucyuriraga ubwibone kubera amavuta yari yarasutsweho bahari, igihe babatoranya babakabanga. Murabyibuka? N'uwo musaza yakoresheje trike akajya agenda akagarura uwari waje mbere. Ariko abasaza b'iki gihe b'icyo gihe bari bazi ubwenge bwinshi. Uzi ko muri teoloji baratubwiye ngo yazanaga babahungu ba Aminadabu n'abande na ba Eliyabu, noneho Samuel yamubwira ati se nta wundi mwana ufite? Akabasubizayo bagahindura imyenda, akazana umwe muri babandi. Ngo bahagera Uwiteka akavuga ati Samuel ndakwiyamye ntukore kuri iryo hembe, ati subizayo Uwiteka yabyanze. Kandi ijwi ryavuganaga na Samuel abandi ntibaryumva, n'ubundi ijwi rivugana nawe ntibaryumva, ijwi rijya rivugana nawe abandi ntibabyumva. Byaje kugeraho rero nyuma nibwo baje kuzana Dawidi ayo makuru murayasa, araza asukwaho amavuta. Noneho rero ageze ku rugamba yasutsweho amavuta, asubira mu ntama. Dufite abantu bamara kumenya ko bafite impano bakatuzengereza, ariko nushaka nubwo bamenye ko uyifite, buretse gatoye busubiye mu ntama. Bisobanura guca bugufi, komeza uce bugufi. Iyo ufite impano uramaze, uca bugufi. Ageze ku rugamba rero nibwo mukuru we yamubwiraga ariko mucyurira ibyo bintu byabaye. Arangije ngo aramureka yigira mu bandi, arabaza, baramubwira bati umuntu uzicura mu Filisitiya, umwami yavuze ko azamushyingira umukobwa we kandi n'imiryango yiwe bizavamo imisoro. Kira kintu kirakomeye cy'imisoro mubona abantu bose batinya, ni icya zamani.
ati gihe namwicara yatangira gutanga bwa buhamya muzi, abibwira abantu baganiriye, babijyana barabishengererana ngo babigeza no ku mwami. Umwami aratumiza uwo mwana, araza aganira nawe, aramubwira ati sigaho mwana, sigaho rwose. Nigeze gukora ubwitange twubaka urusengero mu Gatenga. Ntafite udutebe mu rugo, ariko icyo gihe umwuka yateye abagabo bararira. Nibuka umugabo witwa Ndayisaba yararize. None umugore yari afite umwana mutoya, ajya mu idirishya nk'ariya guhoza umwana, ariko areba muri korari mu rusengero. None Ndayisaba atangira kurira, arize ajya mu idirishya, ndangira rwa rufunguzo ruringe kuzana ya radio. Ariko mukabera Bibiliya iravuga ngo azatsinda bise, ngo narangiza bemeza iby'icyaha. Ariko buriya si iby'icyaha gusa, akwemeza no gutanga. Peneza ukajya kubona ukabona wawe uri muri ambushi, uri buva aho ngaho. Ndayisaba ararira, yarafite, reka mabwire iby'iyo radio nari mbizi. Ndayisaba yarafite mwene wabo uba mu Bubiligi, amwoherereza amadolari 100. Yavunjishwaga ibihumbi 78 icyo gihe, 68. Arangije 8 baba ari byo bahahisha, 60 bigura radio. Aravuga ati jewe yo numvise indirimbo hano babaga muri chambrette, nukuvuga karakumba karimo rido gutya. Iyo wavaga kuri rido wabaga ugeze ku buriri. Twicaranaga nka hano rero, ariko tukijijwe. Nta kintu byari bitubwiye, ubu abantu bikiye nibo bagora ngo handahicara gute, ariko kera kwa icyo gihe twicaraga aho tukaharira umutsima w'akawunga n'ibishyimbo, umwuka nawe arimo aravuga ngo mbabana banjye rero uko bimeze. Noneho Ndayisaba sindagera ku byanjye. Ndayisaba ariko simbatindira mu kanya ndabashora. Ndayisaba ararira kubera ko umutima wakomeje kumusunika, akibukana ya madolari n'ukuntu yaje n'ibintu yakoze bimeze nk'aho ari skandal. Wowe wabona amafaranga angana gutyo ukayarengereza mu muziki, ufite umugore n'abana, yarafite abana 2. Ariko akavuga ati iyo numvise umuziki nubwo ntaryama, ariko numvise izindi ndirimbo z'Imana nubwo ntarya nako ndaryama. Ndayisaba ararira, arebanye n'umugore, umugore ararira. Zanira shakoshi ni horurindukwe. Ngiye kuzana ya radio ntabwo nabigenza. No. Uwo munsi rero umwuka yari yateye mu Gatenga. Ndagenda nanjye mfata intebe, mfata ibintu byose. Ndazana na costume nakoranye ubukwe, ibintu byose ndamikabona Imana ndayihaye. Ibindi umuntu aza kundeba, niho naringiye kugera, aravuga ngo ibintu wakoze ntago biri mu ubwenge. Niyo mpamvu mugomba kujya mwirinda abantu, abajyanama burya bose siko ari abajyanama. Ati kuko umugore wawe wabo barakomeye, niba gusura uzabicaza. Ako numva ibyo avuga birasa nk'ukuri. Uzabicaza hehe bari abantu bo mu ruhango babakire, nibaza uzabicaza. Ira bintu umwuka si wowe wagukoresheje, n'ubwenge buke wagize. Ariko jyawe nakigira gutya nkumva si ubwenge buke, nkumva ni Imana ko twari tuvuye mu masengesho y'iminsi 3. Wava mu masengesho y'iminsi 3 cyagiye ibintu biba biryoshye. Ukavuga ngo warindagiye. No se warindagira utangira Imana, ari ubwo burindagire bubaho. Igihe kiragera rero tukajya twicara na madamu, tukabura icyo twicara muri salo, tukigira mu cyumba. Tukaza muri salo tugiye kurya kuko sala manje yari hari, twari dufite imeza tukarya, ariko kwicara ibiganiro mu cyumba. Muri salo nta ntebe zihari, nta misego ihari. Muri cara he? Kandi giye impamvu Imana yandemye neza, ngiye kubabwira ko kantu hari ibintu nka 3 ntagira ubundi. Nugira umugisha ukabutabigira uzakira. Ntabwo ngira amoko buriya yamugaje abanyarwanda, n'abanga mubona babyina amakorasi, abyina areba kuzuru ry'uyu no kurya. Ntabwo ari bose, ariko sondage nakoze, donc ubushakashatsi nakoze, naje gusanga ni igikomere kimukurikira kikamugeza ku igaburo ryera. Noneho jewe ni 0 wagira ngo sinavutse no mu Rwanda.
mba numva nta kintu bimbwiye, ntiwanambwira ngo uyu n'uyu, ibyo si. Kandi ubwo byamfashe kuva nabaho, ntabwo ari kuvuga ngo narabyihannye, oya, icyo si cyo nihannye. Ibyo nihannye ni itabi, ni inzoga. Noneho icya kabiri, ntabwo ngira ishyari. Yewe uramutse uteye imbere uri inshuti yanjye, ndakwiyegereza ahubwo nkubaze byagenze bite. Naho wowe umuntu agura igitenge gusa. Twagiye gutura ahantu simpababwira bitazagera kuri uwo muntu, turamutumira aranga, ngo bari abantu ngo babirasi ngo bo mu mabuye, yanga kuza. Ariwe twahasanze mwene data uririmbana na madamu. Mbwira madamu ni bene iri shyari rituma umuntu adakira. Mukajye mugira ishyari rituma umuntu adakira. Niyo Imana iguhaye akantu uraza ukaturabuza, ariko ushaka kutwereka ko washubijwe, ugashaka gutera ikorasi ntajwe ugira, gusa ngo barebe ko yadodesheje iribaya rya superi. Mume mikrofone ariho n'utuzigiriza ngo yarayiguriye. Iyo uyigura se ukajya uyiterera iwawe ukayijyana iwawe. Hano turi mu nzu y'Imana, tugira ibintu bitugenga twese, ni uguca bugufi. Cyubahiro ni cy'Imana. Imana yakoresheje Dawidi ibintu by'ibitagaza. Ngiye kubibabwira, mbabwire igihanga duhite dusenga uko byagenze. Ese ko numwe mushaka kumarira ibintu mwese sinzagaruka. Singira ishyari, singira urwangano, singira amoko. Ngewe nta muntu ngira nanga kugeza kuri rwa rwego ubona umuntu umutima ugati. Ari waje kumbwira ati niyo mubonye umutima urakubita. Ngewe singira umuntu nanga kugeza ubwo umutima wanjye ukubita. Nta muntu ngewe ngira nanga kuvuga ngo sinajya kwa runaka, ibyo ntabyo ngira. Naba narabuze umwanya wo kujya kukureba kubera ibyanjye nirukamo, ariko si urwango rwambujije kuza. Ni ibintu bitatu bishobora gutuma utera imbere utanasenze menshi. Ibyo bintu nubishobora na za kanyarira uzazihorera, uze wiyizira hano kuwa kane no kuwa gatanu no kuwa mbere. Nta muntu wanga, nta ugirira ishyari, nta twoko, ariko amoko ni n'amatindi buriya. Ese amoko akomoka mwarahabonye? Muzi ibintu bikuru biturukamo iyo umuntu yarwaye gripe? Mukomeze munyigiraho ababingo. Amoko hanakomoka ahantu isuruse yayo. Ntabwo iyo umuntu yarwaye gripe ntabwo mujya mubona ibintu biturukamo. Harase wahakura iki wowe? Ari ahantu wahakura iterambere. Ni akantu mbarobesheje ariko ni keza. Ni ubukristo rega bwiza. Ibyo bintu mbabwiye ni ubukristo bwiza. Nicyo bivunjemo. Dawidi yarashe amaze kumva ngo yumva ngo kuva yabaho yaratarumva umuntu utuka Imana ngo abeho, yumva umugabo arayitutse ngo ahita ajya kubaza ati uyu muntu rwose jewe ndamwirenze, uyu kuri jewe ni isosi n'ubugari tuzabarya nk'imitsima. Iryo jambo murarize? Hari umukomentari wanditse ngo cyatumye bava ngo tuzabarya nk'imitsima, ngo nuko isosi burya n'ubugari ntibiruhanye birijyana. Bashengeye babyi Sawuli yaramubonye amuca intege. Buriya hari abantu baguca intege bakakubaza igihe wasengeye iki, igihe wakirijwe, ariko ubundi igihe wazindukiye, igihe bakagusomera bakwibutsa ibintu wakoze, igihe waririmbiye, igihe bihorera. Byo babwira Uwiteka niwe Mana, ati kandi n'uyu munsi yaza. Nako ibyo kukwibutsa ama repetition ngo ibiki nawe uri gukabyibuka. Hari igihe nagiye Mana, ese wajyaga waragurizaga, bura wari umuguriza. Hari igihe nazindutse ibuka za niba ture nose wari umutanga inguzanyo, waragira ngo se Imana se numuvunja imwarimo muhererekanya se. Mugiye mutubabarira kandi Satani ntakajya kongorera ibyo bintu ngo wicuze ibintu wakoze. Byihorera. Ngo aramubwira ati mva nkwigira hino mwa, mva shaka nkubwire rero wa muhungu we, ndabona unakana kakiri gatoye, uriya mugabo amenyereye urugamba. Utamubona avuga kuri yantu n'umurwanyi wa zamani. Abantu baba bakubwira jewe vayo nkubwire narasenze jewe nabayeho, umva Kristo ibyo bintu uvuga wowe uri umwana. Twebwe twigishijwe na Sanzu Rwimo, akakuzana ibyo kwa Sanzu Rwimo akakuza. Muramaze niba mwarigishijwe.
ngewe nizera ko Imana ishobora byose. Ibyo kunyibutsa ibyo mwagize uko mwabigenzaga muramaze. Byakagira umuntu kujyana muri ibyo bintu bya kera ngo arabizi, ngo itorero ararizi, iryazi ni irya ADEPR. Mu itorero ry'Imana ntaryazi. Irya ADEPR nyine ni Association des Églises. Wagiye urambura nayo magambo kayamenya. Nurangiza utuzengereze ngo uzi iby'itorero. Itorero yaravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yafunguka, ararifashe mu kiganza ngo yararyanditse rirashushanye kandi mu buryo buciye nk'imanza. None nawe urimo uratubwira ngo wasenge aha ngo wayoboye ibingo wagize gute ngo nibakumve. Tubabarire, twizera Imana tukayubaha, tureke. Kandi umuntu yubaka Imana yubaha n'abo yaremye, yubaha n'abayobozi, bibaha iki. Abantu bazengerezanya iki, ariko ugomba kubaha n'umwana, ukubaha n'umuyobozi wawe, kuyobora n'umuyobozi w'isibo ugomba kumubwira utinya kubaha umuyobozi. Ariko hari abantu batumvira abayobozi b'isibo bakaza hano kutuzengereza. Erega buryo iby'isibo byakunaniye ntujye uzashobora ibyakora. Nuko ngamaze kumva amagambo ya Sawuli ngo ategeka. Imana ni igitangaza. Reka mbabwire igihe Sawuli yatangiye ubwami bwe. Sawuli yarategetse aravuga ngo muzane imyenda yanjye y'intambara muyambike Dawidi. Niho ubwami bwe burya yabutanze. Ngo baramwambika arangirira atambutse ngo biranga. Aravuga ati giye ibintu sinabimenyeneye. Kandi burya hari ibintu mutamenyereye. Rwose ibyo mutamenyereye mujye mubireka. Ibintu mutamenyereye mujye mubyihorera. Ariko mwe guca imanza. Ni ibintu mutamenyereye ariko mujye mubyihorera. Nyuma yo kutabimenyera baramubwiye ngo tugukorera iki? Ni mubinkuremo ndishakira amabuye 5. Nirwanire n'iki gihanganye. Ajya gushaka amabuye ku kagezi 5. Ayo makuru murayasa. Ibuye rya mbere yarari muteye, ari mukubita mu gihanga. Ibuye rya mbere ari muteye kare kumukubita mu gihanga. Uko Bibiri ivuga. Ubundi umuvuduko w'ibuye wagombaga gutuma Goliyati agwa aryamye, agaramye. Ariko biranga kuko Imana yashaka kwihesha icyubahiro agwa yubamye. Biriya bintu ubona byakuzengereje bizubama. Bizubama, reka bizahure n'ibuye gusa. Kandi iryo buye nta rindi ni Yesu. Bizahura na Yesu bizubama. Ngo yarari mukubise agwa yubitse umutwe. Bisobanura ngo icyubahiro ni cy'Imana. Arapfuye ariko icyubahiro ni cy'Imana. Afata inkota ye amuca igihanga ngo akijyane i Yerusalemu. Mu mujyi muri rompuwe. Ngo abantu bakajya baza batariko kiriya kintu ni igiki kiri i Yerusalemu mu mujyi hari ngo ni Goliyati w'Igati. Ibintu Imana izagukorera bizagaragazwa n'igihanga. Nta bucamanza bubaho iyo ugiye kuva ngo runaka yanyibiye bamufatanya igihanga. Ntago ariko bavuga ni mubizi. Uzi igihanga baba bavuga iki? Ni ikimenyetso. Ibintu Imana izagukorera bizagaragazwa n'igihanga. Bizagaragazwa n'igihanga. Kandi abantu bashobora kubifata nk'uko byumva bakavuga ngo oya bigaragazwa n'igihanga. Namaze imyaka 15 mfite umugore ariko ntashaka kumugurira akenda keza. Hari abagabo baraha rero bahora bicira urubanza yikorera akazi gaciriritse habase nzabigira gute. Namaze 15 narakoraga ariko ahantu nkora bigahura n'isukari nikopesha ara kuri zini y'umuceri twahembwa nakora imibare bikanga nkajya nicira Rwandex. Reba kugira ngo uve mu Gatenga ugiye muri Burarirwa ubundi wazamukaga zini ya gutya ukabugeze ku kazi. Ariko kuko nta nishyuye kandi duca imbere y'amabutike hajya amanuka hano kwa Gitwaza akata Rwandex bakayo ngo ariko kagaga mu kagufi kajya kuba inzobe ngo ntago barahembwa ngo undi wakaroko ngo barahembwe ngo umumbwirire ngo akeneye twa dufaranga. Naho inzira yarasibamye sinayica nimo ndicira Rwandex nkazinduka kare. Murimo muraseka ariko ibyo ngibyo Imana irabihindura. Haleluya, haleluya. Namaze imyaka 15 ntashobora
kugurira umugore umwenda nanjye nshoboye, kuko buriya abagore abagabo iyo umugore wawe yambaye neza ni ibyirato byawe. Twebwe abagabo turabikunda ko mwambara neza. Nge nanagura kacaguwa ka 800 kagashati nkakazana gusenga, ariko wowe ukambara karibaya keza. Burya niko abagabo dukoze. Ariko kumana imyaka 15 udashobora, aho rero ukaguriye agakuramo 3 akagira nakashyira mu mutwe kafite ibaba rigenda ryanditseho super wax. Dore abameze gutya. Wowe rero mbere yuko uvuga ngo uriya mugore n'umwibone, jya uperereza niba atari igihanga cya Goliyati cyagiye ku mugaragaro, kuko imyaka igeze muri 20 n'umugabo babana nta kantu kazima aramugurira. Kara niko kambere. Wowe urabyita ubwibone, afite 5 nibura, ni kariya gusa. Igihanga arakigaragaza gute? Arategagira sicya. Imana yo yakoze ibishaka gushyira ahagaragara ibyo yagize gute yakoze. Kandi gituma tubivuga ntago ari kugira ngo tubasetse, kugira ngo tubaje oya, nukugira ngo izina ry'Imana rigire gute rihabwe icyubahiro. Nawe uri musenga uvuga uti nanjye nejo, ubwo ari kura byabaye kuri Kristo, nanjye nejo. Igihanga kizacika kandi kigiye seje mu babibone n'ahandi hose babibone. Bazayona. Ibyo kurya, kubura ibyo kurya mu rugo kugeza ubwo umwana azenzegera akikubita hasi, wajya mujyana kwa muganga ngo namaraso adafite. Muganga akakugira inama ugura imbuto mu muhamata kandi utahana iseri ry'umuneke, umwana agafataho, nyina agafataho, nawe ugafataho, urya abagabo nabo bafataho. Yego iseri rikabarira nizo mbutugura. None muganga arimo arazishaka nk'izirema amaraso y'umwana, arazirava he? Ibyo ngibyo ukabyumvira ugaceceka ugataha. Ariko Imana ishimwe irakora. Mbifurije ko igihanga cya Goliyati gicika. Dore igihe byabereye, dore igihe wahanganiye nawe, ntago ntiyiture hasi gusa, n'igihanga cye gicike kigende bagishyire hariya hagaragara. Imana ibaho umugisha hamwe natwe. Amen. Ngiye gusenga Imana. Umaze igihe mu ijoro ry'impinduka ntibyahindutse, ariko ndagutangariza ko bigiye guhinduka. Kandi ntukajye ubitegereza nk'umuntu utegereje bisi kuri areti. Oya, iby'Imana ntago wabimenya. Icyo kigo mbabwira nakozemo imyaka 11, ariko ndi mu buzima bubi mu rugo. Ariko kuri Bralirwa nari narabyibushye kubera iki bana saa 4 no kujya kunywa icyayi na capati. Mariana se yabibonye we? Wapi, ibyo ni by'uruganda. Saa 6 Chez John ni ugabura restaurant mu Kiyovu. Ukagenda kubera abantu bankunda n'abagabura bakajya bamana n'ibyama gusa nkarya. No ugataha uturu meze gutya, ugasanga bateguye akawunga n'ibishyimbo na mukaro. Wabirya se wabicisha heza? Ibyo jyawe nabibonaga, nahitaga mpamagara umuntu nzi umeze nkanjye, turare hehe ati mu ishyamba, tukahita tugenda. Avase Mana, urabona nzabaho muri ubu buzima. Abana banjye Mariya nakabura ibiryo, naramukuye mu biryo. Noneho giye ukajya wirwungaburira kuri kwa John muri Bralirwa, ibi ni ibiki? Umunsi umwe mpura n'umuntu anyigishije, arigisha aravuga ngo iyo bitarasobana ntibisobanuka. Aravuga ngo Eliya byari ngombwa ko yigemura akagibwama, akavuga ati mvayo hano twerekana Imana iyo ariyo. Mpita numva ko nkwiye kuva muri Bralirwa. Navuye muri Bralirwa ntawe nyirukanye, ndijyana. Ugiye ngiye gukora iki? Nafite ikintu nafite gikomeye ni permis de conduire, twari imodoka nta kindi. Ndatangira ndashakisha, nca hepfo biranga, nca ruguru biranga, nca imbere bikanga. Ariko wari bwaho n'umuntu ufunga inkweto mu gitondo ataza ahantu agiye. Mu abagabo mwe murahanga mujya mufunga inkweto mugasohoka mutaza aho mwerekeye. Niko byangendekeye, ariko byagize aho bigera birashira. Ndaguhumuriza rero do, ikizagarama se n'ikizagarama igihanga, ku buryo uzajya uvuga ngo Uwiteka ni we Mana. Muhaguruke dusenge.
igihanga ni ubuhamya, ni igihamya, ni igihamya kigaragaza ko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ndakwifuriza ko hari icyo Imana yakora mu buzima bwawe. Zamura ibiganza. Tujya ku murongo, ntabwo umuntu abazi uko bizagenda, ntabwo wamenya ukuntu nabaye muri uyu mujyi ibibanza bigura 5,000, ariko singira ikibanza kandi ntanywa inzoga, mba muri korari gusa. Nijye wagwitangaga gitari ibiki, tuzajya tukajya kwa Kagambage akaduha utwuma, ninde uzaba duhaye avance, ni Karista akora muri Bralirwa nkayatanga, ugahora muri ibyo ukamera nk'umuntu wari indagiye. None abantu bakamwita ugira ubwenge, ariko nkumva ubwenge ndabufite, ko nkorera Imana kuki bavuga ko nta bwenge mfite, ariko Imana yagize neza. Umuyimpere cyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Goliyati yarakuzengereje, aritotomba ariko naguhumurisha, aritotomba ariko ntarwana, nta muntu yishe. Umuntu uzakubwira ariko uruhimbi ngo Goliyati yishe inde ko n'Abisirayeli bageze muri ntuze. Reka babwira akantu, Abisirayeli baragiye bagera i Kanani, bageze Yosuwa atanga iminani, agera ahantu bita hariya yahaye Karebu bahita i Heburoni. Ahageze ahasanga Abanaki bakomoga ku mugabo witwa Aruba yari mwene wabo n'Abanaki, ngo yanga kuba mukatira, aravuga ati ahantu uramugasaza ntazahashobora, arahihorera. Ariko mwabonye ko yaje kuza umusaza akidekarara akavuga ati wampaye wowe ibyo birakureba, bariya ndabaza, ariko wowe imparaguzi narifite muri 40 nizo mfite no muri 80, wowe nkatira ibindi ntibikureba. Yagiye yarabamenagura, nta kintu Abanaki bamutwaye, nawe nta kibazagutwara. Bira bintu ubona bihora bihangamye ntacyo bizagutwara, nuguhora biraho gusa, ariko biraho gusa. Humura, igihanga uzakibona i Yerusalemu. Yerusalemu yacu ni mu nzu y'Imana. Urahagara ugafata mikoro ukavuga uti Imana yagize gutya. Ubu dusigaye dutinya kubivuga. Iyo ugize akantu ukagira n'akandi, baravuga ati nukwirata. Hari umuntu ugeze kubigira madamu, atari kuri mugabo wawe nawe atukafashe mikoro amataje atuzamubwira ajya ibindi avuge nabyo arabifite. Sinkibivuga, nibera mu nzu ahantu ariko sinabivuga, sinshoboye. Imana izabikora, humura. Kandi n'abavuga bazavuga, babitubwiye hano. N'abavuga bazavuga, n'abadutega iminsi bazayidutega, kandi ibyo bavuga rimwe na rimwe biba bifatika. Kuko bavuze kuzuka kwa Karoli, nawe ububizi ko kwa Karoli mutagiraga igare. Iyo bavuze rero kutazatunga ipikipiki, kwa Karoli mutari mufite n'ikimahuro, uhita uvuga uti bya bintu bavuga n'ukuri. Ariko Uwiteka niwe Mana akura. Hana yaravuze ngo ashiri kuzimu agakurayo, akura ku cyavu akicazanya n'ibikomangoma, kandi ibyo arabikora, twabibonesheje amaso. Dusenge, uzamura ibiganza. Mana ishobora byose, ndagushimiye. Aba n'ubwoko bwawe, n'abana bawe, bafite iminsi myinshi bakuje imbere, bashaka kugira ubuzima burimo impinduka. Uyu mudamu afite igihe yakuziye imbere ashaka kuzabona kikiye. Uyu mugabo afite igihe yaziye imbere yawe kinini ashaka kuzabona yicaye iwe mu rugo iwe hitwa iwe. Uyu muntu afite igihe yaje ashaka kuva mu madeni ngo ahinduke umuntu wisanzuye. Ibyo bintu byose ndabizi kubikora, ndi umugabo wo kubihamya. Uwo ni Goliyati wahagaze imbere y'ubwoko bwawe, ariko akwiye gushakirwa ibuye. Ryarindi Danieli yabonye ryimanura ngo riragara rikwirisi. Imbaraga za Yesu zikore kuri Goliyati, ubwoko bwawe bwishime. Kubivuga cyane ntabwo ariko kubikora. Tushobora kubivuga gahoro ukabikora cyane. Simon yararirimbye aravuga ngo hari n'ibyo dukorera tutarasenga, kandi uko ni ukuri tutaragira icyo tubivugaho ukabikora. Mana fungura, fungura. Cyubahiro ni kibi cyawe, cyubahiro ni kibi cyawe, cyubahiro ni kibi cyawe, cyubahiro ni kibi cyawe. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu. Imiryango